neza impamvu mpangayitse nuko mama we yambona na Louise kandi mama we kuva na mbere ntabwo yigeze yishimira ko nakundana na Louise ntabwo ashaka kumbonana na Louise ntabwo anyishimiye pe njyewe mpanga ubukwe ubizi neza ibintu byose ngende za Uganda mpaye buri kimwe cyose gifange unabizi pe unyiborera oya mama reka ndabyumva pe wabikuje byose mwarabikoze kandi n'ababyeyi banjye byose ndabyumva pe ariko nanjye ntago nanjye norohewe nyine ibintu biragoye but so utangiye kurira Trisha ariko ibyo bintu byo kurira ndakwinjiza sibyo no kureka kurira sibyo ibi byose biraza kurangira vuba sibyo ndakwinjiza Trisha reka kurira ngareka kurira kandi mpamvu ndi kubwira nyine gufite ikibazo ugashaka kumisha sibyo none yanyifatiye Dani sinzi ngo biragenda gute none sinzi ibyemeza ari bufate ubonagize uko ko nyine mama niba yabashije kumbona hari ahantu akabona ko ibyo yakekaga byose ari byo naranamukinye noneho ahora nabimbaza nkanga kubyemera wanengushye nyine sibyo gahunda ihari nanjye urakora ibyawe nanjye muri bo Inshira Alice Alice bite ko birukije ça va umeze neza Alice kuri kwirutsa abaki nari nakubuze ndabyumva Alice maze sindi kurusha umeze neza umeze neza ndabizi nagutije ibibazo ariko ihangane sibyo thank you muziteze maze iminsi narakubuze nkuhamagara kuri telefone dore n'ubu ngubu uje naringiye kuguhamagara ariko Alice nanjye urabizi ko nari norohewe sibyo nasi kubera ko utamfataga Alice ntabwo nari norohewe nanjye hari ibyo nari ndi kubanza gukemura umva nanjye ntabwo byari binyoroheye sibyo ariko nari bizi ko nimara gusokorenga ibintu nari ndimo umuntu wa mbere nza kureba ari wowe sibyo bebe naragushatse naraguhamagaye narakwandikiye amamesaje ndakeka warayabonye nakwangayitse kubera wowe gusa nanjye ntabwo nari norohewe nanjye urumva nari ndi kubanza kurwana nyine na Mary kugira basi ndebe ko yatuza nyine akaba byakwemera ibyanjye nawe nyine nibyo ngubu nari ndimo ariko numve ko bitoroshye ndabyumva ko bitoroshye ahubwo se nyine byagenze gute ndumva mfite amatsiko yo kumenya icyo mama wawe yagutwaye Alice nta na kimwe cyoroshye gusa nyine ngende kugerageza kumvisha mama nyine ko agomba kumererwa nyine ariko birakomeye cyane gusa nta na kimwe wabaye nta kintu nabaye se umuntu w'umugabo wamutwara icyarize nyine uretse kubaha umumama ukaba wamugendera gahoro akakubwira ibyo ashaka ariko nta kindi ari kugomba kuntwara ariko ndi kubona warahindutse nahindutse ese kandi no niba hari icyo mama yagubwiye nta na kimwe Alice ndagusaba utuze ahubwo wowe ndagusaba ngo muri no minsi nyine ntaravugisha mama tutaramenya ibyo ari byo uri maso cyane kuri akuntu kwa ujya ku muhanda abaguhamagara abaza kugusura hano uba uri maso cyane nyine umenye ko ntabwo bimeze neza njyewe nzakwibwira ko ukumva ndi kugerageza kuganiriza mama ndebe ko yakwemera relation yanjye nawe sibyo ibyo bintu ubwo bimbwenda bikwemereye bazi ariko njye nyine nda amahoro nta kibazo na kimwe mfite
nta kibazo nawe ubwo mbonye none uri amahoro nawe gukumbuye cyane Mana ndumva yanjye. nishimye Kera ninjye wishimye ko uyu munsi umwe wari ushize numvaga ari nk'iminsi numvaga ari umwaka urenga ntabwo ibaze ko nanjye nari nkubwiye ngo rumaze igihe kinini utambura nanjye ni ukuri numvaga hashize igihe kinini kumva guhera ejo nijoro ryose amanywa yose reba igihe uziye sheri numvaga ngiye gusara noneho kubera na biriya bintu byambayeho nyine nahise numva ncanganyikiwe nta n'ubwo ndi gutekereza ndi kumva hashize nk'igihe kubera ibintu byadukangiye umutima reka byaradukanze cyane sheri ntabwo ndongere ntabwo ndi bwongere ntabwo nongera kugenda ndagenda rwose turahita tuba hano mama wawe yatwicaye nyuma yo turaza gukomeza kumwihisha kugeza igihe abyemereye nyine sibyo kandi ndabizi neza ko aza kuza kubyemera arabyumva for sure turaza kubimwumvisha azabyumva cyane promise Yes. Meze neza wowe se umeze ute? Meze neza meze gusa. Meze neza cyane. Bosha nanjye biracamo ni gake gake nyine rimwe byanjye nyine by'i Kigali. Mbarumbwiye ngo harabura iki bigende cyane ikibura nshoboye nikore pe. Bityo ubwo ngo biri kugenda gake. Nanakwezi utajya yibujya gusetsa. Ni umva rero umuntu wambere ujya unsetsa kabisa. Ariko ukuntu yiyumva ukabona nyine ibintu bitarimo biragenda ariko utazi ikiri kubitera. Bibaho ko umuntu ibintu biba bitagenda akayoberwa impamvu. Noneho uri kubifata ngo ndi kugusetsa ntabwo mba ndi kugusetsa ngiye igishoboka cyose kugira ngo numve Dani ameze neza nishoboye ntagikora. Bibaho cyane ntabwo ariko buri kintu nyine uko tubyumva cyangwa uko dutekereza ko ibintu mbese ni bya bibazo biba bisanzwe byo mu buzima gusa nyine fine nta n'ibibazo bihari wamugani urumva ngo ndakujyana mu bibazo none se uri kuvuga utishimye nk'umuntu nyine ahubwo ufite wamugana ibyo bibazo ushaka gukwepa ubwo ni ukugira atabimbwira kandi nyamara wambwira ntabyo ndi gukwepa ntabyo ndi gukwepa pe ese ubwo wambwiye come on bibaye bihari nakubwira ariko ntabwo uko disi wa mutima mwiza wawe kuva na kera ukiwufite none se kuri kuvuga nyine kubera ukuntu uri kuvuga uratuje cyane kandi ndabizi ko nubwo uri mu kazi se uba uri muri pozera kuko nari mfite gahunda yo gutaha kare nuko hari amadokima nabanje kunyuzamo amaso ndebe ejo nzabikenera nta kibazo ubwo basi wenda niba nyine wumva ari ibindi bintu utambwira nta kibazo gusa ahubwo ikindi kintu nashaka kukubwira ndashaka kugusaba uyu munsi uvuye ku kazi waciye mu rugo tukabonana mu rugo ndamutse mvuyeho kare nakubwira nahaca nkabasuhuza nta kibazo mbese byose si wowe ubigena Dani nyine ugerageze uhave kare nk'uko uri kubivuga kugira uce mu rugo kuko ndi kugushaka iyo ntabwo byoroshye na niyo mpamvu nkubwiye kuriya buriya ubwo nyine ntabwo biba binyoroheye gusa ndareba ndabikora sibyo ndishakamo umwanya ndebe nyine if it's possible ndebe ko naza nkabasuhuza ndanabakumbuye natwe turagukumbuye cyane nk'ibisanzwe kandi nyine thanks in advance aho kuko biri bukunde yego nta kibazo na nawe sawa rero ugire akazi keza ukomeze ugire akazi keza n'umunsi mwiza ubwo turabonana ku mugoroba ndabyizeye ko biri bukunde sawa akazi sawa nawe next time Louis. Mami! Louis! akazi se mukagezeyo basore bimwe byacu nyine n'ubundi n'umugabo
ni ukugerageza ibyo rwose nta gipfa nubwo muri ino minsi nta n'ikigenda ni sawa rebe uzigiye kuri aha mama naramutse baca umuzigo gusa ntabwo ko uticaye se ko wicara wowe nta kibazo ndashaka kuvugana nawe ni amahoro bisa nayo niko mbona uba warakaye impamvu mubwiye rero ngo uzigiye nagira ngo ubwire ko hano hari impinduka hano hagiye kuba impinduka aka kanya tuvugana aha ngaha muri twebwe se cyangwa muri kampani ariko rero si wowe mama wawe reka ni umuntu mukuru aba yarize bizinesi cyane afite ibitekerezo byinshi ku byo ashobora gukora bizinesi byanga bikunze rero agomba kuboneka nk'impinduka byo kandi bishobora kuzabyara umusaruro ukomeye nyine nibyo nari ndimo kubabwira ko hano habaye impinduka bibaye ngombwa ko Raki agomba kuba avuye mu kazi arirukana ngo kugira ngo ibyo avuze bya mwabyumvise ibyo se kandi birababaje ese mama kuki uri kunkorera iti uko byaba bije kose kandi nawe uramutse urabwiye se cyangwa ukagira ibindi urenzaho bindi nawe uzi ingaruka byavaho byakugira uzi ingaruka byakugira nibyo ntabwo yabuze ko gukora sinzi ko ubuzima bwawe Raki ntiwabyumvise neza kandi nawe Lewis urabizi ko uramutse byonyine gato urenze ku itegeko ryanjye natanze hano ingaruka zakuviramo nawe wazirengera mwabyumvise neza mwese Lewis waba waratanze raporo kuri mama wawe ko ngiye muri akazi kawe nawe nakubwiye ngo ibyo bindi kirenge no kubanza kugaragaza kuko ibyo byose ushaka kujyamo cyangwa gutekereza nta hantu bihuriye n'ibibaye hano ngibyo bifite icyo kibi inyuma iyo byibura ibyo ngibyo mbese umugabo urabona amaherezo yawe aho tugeze akazagu kakiyongera umukozi ntahagaragara rero numva rero dukwiye kubigenza kuko ibi byose intandaro ibyo byose ni ibi kandi niyo gukurikirana ibintu byose soso bisinzi ibyo navugaho gusa ariko mu byose
Tricia ndana mubaza nose Tricia ibyo twavuganye bimeze bite urabyemeye ntiwabyemeye bya bintu se bya bintu nabitekereje gusa ni ukuri biragoye kandi nabiburiye umwanzuro pe nabuze aho nahera nabuze icyo bigoranye hehe ni ibintu byoroshye umva ni nko kuzimya buji njyewe mba mbona ahubwo aho kugira ngo ibintu bigabanyuke cyangwa kugira ngo ibintu byorohe aribwo ibintu twaba tubikomeje ahubwo tubiremereje cyane se urumva wowe ndumva njyewe iki ndakubwira ngo wabitekerejeho ngo birakomeye nyine nakuvuga ngo nyine ngo birakomeye ahubwo urumva ni ibintu bigoranye cyane ntafite aho nabihera it's okay narangije kumva ko wabihakanye siko bimeze se nta gisubizo mfite gifatika nyine byakongera ibibazo ahubwo byinshi noneho ukuntu narimeranye nakumvise ko wabihakanye nta n'impamvu yo guta umwanya nkumva buriya rero uzi yuko amasezerano ari amasezerano sibyo ubwo nanjye ibyiza ngomba kugenda akabibwira mama wawe nicyo kigiye gukurikiraho oya mbese ubwo ntabwo nakubwiye nyine ko byanze njye nashaka kugusobanurira ko byakongera ahubwo noneho urwango rwinshi bikaba ikibazo cyane ni ukuri mu mwanya umva pe nta kibazo basaho kugira ngo ubibwire mu rugo nta kibazo nzabikora voila nicyo nari nkeneye kumva ubwo ugomba kuba utekereje neza mukobwa mwiza ni byiza kandi nanjye ndabyishimiye ibindi noneho turi kumwe sibyo ese koko mana yanjye ubwo ko ibintu mama ari kunsaba ngo koko njye narewisi kuko dushyingirana buse ari njyewe nta santima nyigirira lewisi ari lewisi nawe we noneho ni mu gicuku bino bintu mana ntabwo byakunda sinzi n'uburyo bizakundamo mana ni wowe ukwiye gukemura bino bintu kuko noneho ndi mu mazi abira pe ndabizi ntabwo worohewe nyine ndabizi no kuza gutya mu kazi utaje no gukora kandi tuba twanaganiriye no kuri telefone bishoboka ko twaganira ariko nyine ugafata umwanya ukaza hano ndabizi no gucanganyikirwa cyangwa kubura kugira cyangwa kubura amahoro gusa Lucky njyewe ndagusaba ko wakomeza ukamakanya reka nanjye numve ko nicaye Lucky ntabwo nicaye ntabwo ntuje umusore mugenzi wanjye atari mu kazi n'ikindi kandi bizi ko ari njye wabimuteye bizi ko kubera atari hano ari uko yanyumvishe ari uko bamubwiye ibintu akaza akanyibira akabanga reka buriya Lucky ikintu zira kinini urakizi nubwo wumbaza ngo mama nziza iki urasize ukizi Lucky Lewis ngiye kugera ubu ngubu
birangora inshuro nyinshi kwakira ko mwanyirukanye aha ngaha mu kazi ariko njye sinimo sinakwirukanye na Kipita ndabyumva ko utarimo cyane mama wawe kuba yarafashe umwanzuro wo kuvuga ngo reka ngende mbwire Lucky ave muri kampani yanjye abizi neza ko njye nawe nta kibazo tuba dufitanye byarangoye kubyakira kugeza aho nifata ubu ngubu nkavuga reka nze mu kazi mbiganireho nawe ngize n'amahirwe mu bantu banahamusanga wenda nuko wenda ngize ibyago simusange wenda nkomeze mubaze numva icyo yampoye n'ibiki ariko bijya bingora kwakira ko navuye aha ngaha mu kazi kuko nta na rimwe nigeze nkora akazi nabi nta na rimwe nigeze nica amasaha y'akazi nta gihe wakabaye warantunganyije mbaye hari akazi nishe ukabimbwira nk'umuntu twahoranye buri munsi ariko mama wawe ku munsi umwe umunsi wa kangahe yansanze aha ngaha ahita ambwira ngo genda Lucky ariko kwigora kandi nawe ntabwo uri umwana ndabizi neza ko tuzi ibyo twakoze uriya mama niba yaragwaye deal yo kuncunga cyangwa gucunga alisaba agasanga nyine waramubeshyaga waramukinaga kumubana na Alice kumva ikindi amakuru yakunsabaga akabona nta namwe umuha rero Lucky utigize umwana nawe urumva icyo wazize gusa njyewe nk'umugabo ndaza kubikurikirana njye ndi gusaba mama ndi kumwegera cyane ku buryo ari bukugarure kandi n'ukuri ndakwizeza ko biza gushoboka cyane rero reka ngire icyizere ko nshobora kugaruka kubera ko ubuzima mfite ntabwo bunyoroheye ubuzima ndimo ntabwo bworoshye na gatoya nanjye hano mu kazi wumve ko akazi katanyoroheye Trishi si kuki udashaka kunyumva Trishi come on basi nyumva sibyo I beg sibyo I know ibiri kujya mbere ndabizi ariko nyihanga sibyo kandi nyumve ese Trishi kuki utari guhereza agaciro attention ndi kuguhereza ni wowe uri kuvuga ayo magambo cyangwa ntabwo ari wowe ndanuvuga amagambo amwe kandi kanya nkagira ngo ntabwo ari undi ndimo ndabona uri gukora ntabwo ndi muri pozisiyo gusa sibyo nta nubwo nizeye ko atari nanjye muntu byabera gusara pe rero please ndakwinjiza utansaza reka nigendere mu mahoro Trishi kandi agira wumve ko ngambwira ikintu ushaka kumbwira noneho ndi kukumva kimbwira rega Trishi njyewe n'ubu ngubu nyine ndumva no kubaho ntabwo ufite ndumva rwose nta bisa nkaho ntacyo nawe ndimo ndaramira reka mumenyeshe ikintu kimwe sibyo Trishi wari uzi cya gihe I try to give you my intention nkaguha umwanya wanjye kuko you were gentle nabonaga yes ariko honestly ntabwo ku bintu byari bimeze bishobora kongera kumera ko you better wiyakire you keep on doing what you're doing ibyo nibikureba ukomeze kidashaka wasingusobanurira ko icyo ushaka mba muri buno buzima mbaho ndi kudoubtinga buri gihe nyine nanjye kuki udakeneye ko ngusobanurira wumve ibintu byose ari sho ufite ibisobanuro kandi nzi ko nyumvishe Trishi please ndakwire ndeka njyenyine I'm living my own life sibyo nta muntu ndi kure muntu mbangamira nirinda no kugira umuntu mbangamira so rero nawe kwinginze ubu urabona nkwifuriza ikintu kibi koko ubundi wowe ufite ikihe kibazo ntabwo mujya murambirwa gukina imikino muba murimo ntimujya I know I thought you were different ariko trust me uko watekereje ni nako ndi wumve mu bintu n'ubundi still twakozanye kugira tugabanye imirimo dufatanye ya mirimo rero kuva nta wundi ndaza no gusimbura ko urumva sinaza no dugusimbura kandi ku mutima nyumva ko rakagikora hano rero kuba waravuyemo wumve mu cyuho kirari kinini cyane impamvu nanjye mba nkubwira tuza nanjye sinorohewe no kutambwira ibibazo nanjye mubwira ibindi ariko vuba ndabikora kandi naki n'ikindi nshaka gukomeza gukora ibyo bintu byawe byo gutuma umutwe gutyo cyangwa byo kuba udatuje bitaza kugukoresha ukaba wabwira Alice ko ibihurimo nyine
kandi wizi ko nakubwiye Alice ntabwo ugomba kubimenya, tugomba kubikora nkatwe kuko nanjye cye kwenda ubona nari gushiramo intege like zo kugufasha, ariko urabizi ko nakwemereye ko ikintu cyose uzakenera muri no minsi utari mu kazi gishoboye, nawe ndabizi niwansaba icyo nashoboye nzakigufashamo, kandi nkubwira ko nagiye kugufasha ubuzima bwose, ahubwo ngiye ko ngufashe muri iyi minsi turi gushaka ukuntu wagaruka mu kazi. Birangoye cyane kuba muri buno buzima ntabwira Alice impamvu najya mu kazi ntanamubwira ko mwanyirukanye, ariko kubera ko wabinsabye byanga bikunze ngomba kubikora. Ndakwizeza ko ngiye kwihangana kandi ndubikore pe. Kuba urubikora uzi buriya ingaruka zirimo, uzi kuba ari mu rugo byibura reba kuba utari hamwe nyine waracana icyo cyangwa ufite utubazo, ubona mu rugo ukuntu ibintu byivuruga nyine bitaba biri ku murongo. Nicyo kibazo ngayibaza umunsi noneho muzaba mufite ikibazo muri babiri mu rugo, Alice afite ikibazo nawe ufite ikibazo, ninde uzashira ibintu mu rugo ku murongo? Hari n'igihe utekereza n'igihe ikintu cyo kigiye nko kubura mu rugo nta mafaranga ufite uhita utegereza ahantu uyakure, kandi urabizi ko byanga bikunze wahita kubwira ikibazo narakubwiye ibyo bintu, urabizi ko serivisi wankoreye ibintu wambwiye umbwira ko mama wanjye ari kunshaka, umbwira ko ashaka unkunda, umutima watumye utinyuka ukambwira ibyo bintu ukanyizera ukaba wamfata muri ubwo buryo, utarumvise ko wenda ari mama wanjye bimbwire nkagenda nkabimubwira. N'uyu munsi ndashaka ari uburyo ukoresha ufite ikibazo kimbwira nigukemurire, ko ndabizi uri umuntu w'umugabo, umusore uzi gukora ushaka akazi, kuba rero ibintu byanjye byaraje bikivanga bigatuma ubura akazi, ndumva nashaka ko ukomeza kuba victime muri ibyo bintu buryo wagira n'inzara. Urakoze cyane ibyo bintu ngomba kubikora uko nguko, kandi nkomeje kugushimira ku bufatanye bwawe no gukomeza kumfasha muri gahunda zose nk'izo ngizo. So reka ngusige mu kazi rero njyewe ngende. Nanjye reka ngatangire dore nari mu gapoze gatonya narafungura n'imashini kanze nyicane, ahubwo ariko ukomeze wihanganira kandi abitunganira usubira mu kazi ko mugira akazi keza. Murakoze sana, Imana ikurinde cyane. Suza Alice. Sawa. Uko wamfataga burya niko ndushisha, uretse nyine bino kuba wenda umuntu yisanga muri situation nabwo nta ruhare nayigizemo, kandi nayo atari nambi, ahubwo bitewe n'uburyo bigaragaye akaba aribwo wenda ushobora please winjudginga, sibyo? Kandi nyizere urukundo ngukunda n'ibyo urukundo bivuga ngo umva dore Imana cyazigima kwihangana imu umutima ukomeye ime kunyura muri ibi bintu byose, otherwise wamba bari ukangarukira. Trish, mbabarira ndabigusabye. Dani wandekuye mbabarira ndakwinginze. Sorry. Ariko gusa ikintu musabye nyine ni kenshi nshobora kuba narakosheje imbere y'amaso yawe, ariko burya siko byari. Ariko ntabwo wakosheje, nakukosheje imbere y'amaso yanjye gusa, otherwise ntabwo wakosheje. Wow, and that's isn't the explanation of it. Nibyo sobanura ufite Dani, nibyo bintu wawe. Nyemerera ko umpaye umwanya njye nagusobanurira ibirenze hano, kuko I know ko noneho n'inyota, afite inyota ahubwo se wampaye ku mazi. Ukeneye amazi? Cyane. Ana bite? Meze neza? Makuru? Meze utese umaze igihe kingana gito uranatambwira. Cyangwa ntajye nibwo nyagera, ubwo nuko icyaka cyagikinyisha ndabazi naca ku rugo. Nibwo cyagera? Nibwo nari nyajyanjye. Meze bite se? Ndetse ko mbona nzagahita agenda ni amahoro. Nawe yaragiye, ahubwo se buriya yagiye kunzanira. Umunsi umeze ute? Wari wagiye? Narindi hano hirya aho batoya n'ibindi kureba. Umaze nyine se umwanya uri kuvugana n'uriya Trisha? Nabwo nari nyinjira. Ndavuga ati n'ubundi inyota kinyishe kanze ninywera amazi mu rugo. Si winywera amazi? Yayaguhaye se? Banza ari igiye kuzana ndetse. Ahubwo tse twamanu nimba ntacyo si waruje